Ufite sheri se? ndamufite. Yitwa nde? Yitwa nde? Umukobwa nyine uvuye hano. Ngaho. Ese ko nari nashimye. Ko nari nashimye. Oya n'uwanjye. Oya undi ko ureba neza uje kurerembura. Pita kuri kuvuga nkaho nshimye. Arafata. Turashobora abakunzi ba Be Kind giye kuganira umwe muri bo urubyiruko katangiye tuganira. Uko ugendwa n'iki? Njyewe se naje kugusura. Sawa. None se kari bwa mbere mubonye birabaga he? Nabizi babigoye ariko. Suzi ko Rwanda rero nini se? Ndabizi ko ari nini. Wowe guri hano Musanze nanjye ndahandi hantu gutya mu tuntu turi gushakisha turebe ko umuntu akomeza kubaho nyine. None ndi kubona ko wari kudusura urakoze. None se muri mwe biri kubagenza n'ibiki? Ibyatuzanye hano? Biri kubagenza. Harimo byinshi cyane. Nyine nk'abantu b'abasaza ntabwo tuba twarabanye nabi. Nizera aho urafata nyine urabizi ibintu biba biri kazi ari danje. Tugenda tubaramutsa hirya no hino turi abantu inshuti n'abavandimwe. Nk'ubu naje kukureba njyewe ndashaka ko tuba inshuti. Ahubwo se uremera? Ndabyemera. Serese? Serese. Nta n'ikintu nsaba? Ntacyo. None se uri umunyamakuru ariko niko numvise? Ndi umunyamakuru. Karabaye. Mu buzima bwanjye bwo bwa mbere najya muri interview. Ukorera iki itangazamakuru? Itangazamakuru ya Be Kind. Be Kind? Uraryoshye kabisa. Nose nta kazi mwampamo njyewe? Ukashabye narebe twakorana. Sasa ubu rero tugiye kubazanya. Ndakubaza nanjye umbaze rwose. Ahantu se hano harya bambwiye ko bahita ngo cyane tuwira haza akagari. Akagari nabo nibuka neza. Uhamaze imyaka ingahe? Abo batuganira ibindi. Nese ubu ni ngomaze igihugu urakimenya? Ni ngomaze igihugu urimo urakimenya? Igihugu ndimo ni mu gihugu cya Kagame. Nikitwa guteze? Ariko gifite izina. Ni Kitwa ngo iki gihugu urimo? Igihugu turimo nyine ni igihugu cyo mu Rwanda. Kitwa u Rwanda, ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Okay. Wavuze ko utazi akagari? Umudugudu ariko urabuzi? Cyangwa akarere cyangwa intara? Akarere ni akamusanze. Intara ubwo yo urayizi? Intara nayo ese ntabwo ni gake gake zabaye nyinshi. Nanjye rero nturutse mu ntara y'Iburasirazuba. Ese hari agace wabuze ko muri k'Iburasirazuba? Iburasirazuba ukoraga iki? Njyewe ndi umuhinzi mworozi. Woroye iki? Woroye ingurube. Ingurube? Rya tungo. Igishuranyuruza? Bashaka kumworoze? Yego da. Iki? Ingurube se? Igitungo woroye. Bashobora kuryorora se? Njye noroza abantu batarirya. Kandi mfite amakuru kuri irya. Njye ntabwo nagiye. Urayirya ndabizi. Ingurube ni haramu ntabwo nagiye haramu. Ubundi usengera muri Eridini ubundi? Nsengera mu Munyagatolika. Munyagatolika? Mbese ijambo haramu uko ari ibyo mu Bayisilamu ubwo ibyo bintu biravamo? Nakubwira namufasha ko ingurube ko ari haramu. Se nkufata kuyiryaho ubwo? Oya ntabwo njyaho. Ngaho rero nanjye reka nze ngira ibyo nkubaza. Yego. Se mperehera. Hera ushaka. Unshaka. Buri kibazo mubaza urakinsubiza? Mbaje ibyo ndashaka gusubiza. Ni ibibazo by'ikinyarwanda uri byumvikana? Nyarwanda cyumva. Uracyumva neza? Ko nanjye ndi umunyarwanda. Okay. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 47. 47? Ufite abakunzi bangahe? Abakunzi mfite na ba Be Kind. Nyine abakunzi mvuga? Urumva nyine gisani? Nyine kwaje nyine si ubyumva se? Nyine waki nyine aba nyine umva
mfashe abakunzi ifite ntabwo byose uratendeka nabyumvise ngo be kind ko bavuze benshi nari ese nta mukunzi ugira nyine umukunzi wundi abakunzi nyine umukunzi nyine niwo turi kumwe n'uyu ndi umukunzi wawe byose biremewe mu gihugu kuba waje kudusura ntabwo uri umukunzi wajya ahantu udakutiye ok ndi inshuti y'umuryango noneho waba ufite umukunzi wenda nka sheri wawe uwo ngo ufite sheri se ndamufite yitwa nde umukobwa nyine uvuye hano ngaho ese ko nari nashimye oya ni uwanjye ntabwo bivamo ntabwo byakora ariko twanareba ukuntu tugurana utuntu ni ikintu kera wowe urajya gutanga umukunzi wawe ariko nyine urareba ubu ngubu ibintu aho bigeze ibintu byarakomeye nanjye mfite ikibazo cyo ntabwo njya mpfa kumenya kwishakira ariko buriya namushimye hari ukuntu twaganira namwigurana se oya nyine nagushakira akantu nyine akandi kantu ukunda cyane ubundi tukareba nanjye nkazajya mvuga ati harya ni Peter tuvuga ati Peter iwana Peter yaranyituye ku buryo nanjye nagira icyo muravuga ati reka njye kuremera Peter ibintu yankoreye nta kintu wamacyari turi umukunzi none se ufite ikibazo twari twaganiriyeho gato numva asa nkaho adafite umukunzi ubwo se ubwo umbwiye ko ari umukunzi wawe ariko yambwiye ko nta mukunzi agira ni njyewe ndamufite nase ko yari yambwiye ngo nta mukunzi afite ndamufite we twavuganye ambwira ko nta mukunzi agira ubwo yakwihakanye yarawanyakanye yari kujijisha kandi rero natangiye kugwa mu twanabiganiriye ibintu byari byaryoshye yari kujijisha ubwo se ngamu uruhushya njyewe ngende nirwaneho mubwire niyemera tukajyana mbwira ko umundekera ntabwo nabyemera nyine najya kumutanga nyine wowe ntumumpe njyewe niyemera ndamutwara nyine ubwo urasigara urira cyangwa ushaka ikindi ukora kereka n'umumwara nyine umujye ku ruhande mukamutwara ubwo se mutwaye wabyifata mute mumukiye kandi turi inshuti ntabwo bikwiye nk'uko bavuze harya ngo ukora igitangazamakuru cyitwa be kind tugomba kuba kind ku bandi bantu nyine urabyumva kuba kind uzi icyo ari cyose ni iki iyo bavuze be kind umuntu akubwiye ngo mbese be kind ni umuryango wishyize hamwe ubusobanuro bwawo bivuze nk'iki nk'umuntu akubwiye ati ngo be kind ushatse gusobanura ririya zina isobanuro yabo be kind isobanura uko rikunda abantu kabisa harimo urukundo gufashanya kubana ibintu byiza gusa ibintu byiza gasa Peter noneho ndemeye baguhe kamwe baguhe kamwe kabisa naribi nako ndakemera ariko nyine uriya muntu nyine ntabwo birangiye ndahoya iyi Musanze yose koko kandi urabazi weho benshi nga basi tugende uce nk'ahantu ntungere uvuge ati kuri ruriya rugo hariyo nawe ushara umuntu urebera undi sinabwiye ko mfite ikibazo cyo kutirebera se ko ndi kubona se ureba utitabona ni imirari amaso areba inkumi yarazimye oya undi kubona ureba neza uje kurerembura Peter kuri kuvuga nk'aho nshimye ngo ndi kurerembura bigeze sasa ndumva utangiye kunyinjirira turebe ko gutya se biravamo ra cyane gutya ni sawa nuriya wawe twahita dukomezanya umugenewe nabizi ntarebe Peter kabisa nishimiye guhura nawe kandi be kind nk'uko nyine izina ry'umuryango riri ariko rimeze iwana tube kind dukundane dufashanye tube bamwe ndemeye kabisa uyu munsi iwana bifurije amahirwe n'imigisha ese ubundi ugira anniversaire ryari ngo anniversaire ntabwo nayigira ariko ugiye igira oya nayo nagira ntayo iragira iyo wujuje nk'umwaka se uzi amatariki wavutseho ko nyine irangamuntu itayifatiye igihe ntabwo napfa kubimenya ariko hari ari ku irangamuntu ku irangamuntu njye navukiye ubu ngubu ufite irangamuntu
ndayifite. ubwo rero amatariki niyo tuzajya dufata nk'aho ari cyo gihe wavukiye, Yego. niwuzuza umwaka duterane twishimane dusangire tuvuga ati dushime Imana, tuvuga ati Imana yongeye undi mwaka mu buzima bwawe, Yego. tugirane inama twishimane mbese hamwe. Yego. ubwo rero amatariki tugomba kuyamenya, byazajya biba tugafatanya, tugashyira hamwe. rero hari abantu bari bantumye ngo ngusuhuze benshi cyane ubu ufite abakunzi ahubwo bikantera ikibazo, bari abakobwa bose bakuntumyeho uzabashyirahe? bakuntumyeho kubera ko nibara nyine dukwanira yabimu nyine nawe ukubwira. Oya hari n'abo utazi ubona nyine nawe ugenda bashurira ati mfite ibintu ntabwo ari byo. nibyoshye umuntu ugukunda. Uzi ko bambwiye ko bagukunda ngo barashaka ngo muvugane cyane ngo benshi cyane. nyine ndamaze mbabona abantu bankunda ushobora gusigaye gushima abantu utari wabona. ubu si ikibazo usanze barenze uriya wawe hari icyo wabikoraho? bamurenze ntabwo nyine nakundi nabona bafite wahita ubashima bafite ababo. oya kandi baba bagushaka bashaka ndava umwono bangaye. nta nicyo kibazo mfite. kondo umwe ndaba mwabanije bangaye. ariko bambwiye ko ushoboye Ewana akazi kabisa neza. Kiwaki. Kiwaki. Ese wagira ubukunje udashoboye. Uratwika. None. Kutsutse. None. Pita uri imbere cyane kayisa hejuru. Wese gavuga uri hejuru cyane. Nari. Ngo ni hirya iyo gutya. Pita ndemeye kabisa Ewana. Uyu munsi urampite uyu munsi nta nicyo nakoraho. Ako nyine nk'umuntu w'umusaza ugomba kungira inama. Gira inama ungira ku bintu bijyanye n'ibyo nyine n'akazi kariko kose urumva ni iki n'iki. Inama nk'umuntu w'umusaza. Nk'umuntu w'umupapa mfana. Niye nama wangira. Nyine wakavuye kuri umworozi. Nyine kugira ngo nawe nyine witeje imbere. Shaka nyine nk'umushumba nyine yoreje ingurube. Nawe ugira uko wigenza. Gute se? Nigenze gute? Nyine ushaka nyine umufasha nyine gufasha nyine kuragira amatungo. Umufasha? Ufasha kuragira amatungo. Kandi mfite umushumba. Kandi wavuze ko nashaka. Kuba ufite umushumba nawe narebe. Ubu nta nama wangira. Inama nakubwira umuntu ko ari wigira inama. Atumura niyo wigira inama. Bose baravanga abakuru. Ngo bigisha abato bitewe n'ibintu baba waraciyemo. Ubura ngo ureba kure. None se umukura kuyobye wayoba. Hari n'ibintu wabonye ntarabona. Nyine ndikubaza. Ahubwo uri gutinya kubimbwira. Ni oya ndikubaza. Umukura kuyobeje wayoba ngo nuko ari umuntu mukuru. Ngaho rero nyine ndashaka ngiye kugira inama ya kigabo. Apana kunyira. Name ndakugira. Dore maje gukura. Sibyo? Naho ugiye nyine nawe ushaka umugore. Nshaka umugore? Icyambere cyo nakubwiye ko nshaka umugore. Wambwiye yuko nta kintu mfasha. Uwo nari nashimye wamunyimye. Se Paulo wanje no wawe. Uretse ko namushimye ndabigira. Nyina ngo byashoboka. Ubwo nyine bankurijeho. Abakunja birika bateranye. Bankurijeho nyine tu. Sako byashoboka. Bankurijeho nesubirire hirya. Ewo ugenda waje kushura ubunze wiho kugenda. Nta kundi. Sa rero dore abafana bawe dore ngaho bari kukureba. Akirongera ubabwira ibyo ushaka byawe rwose. Niba hari icyo babwira. Kabisa njye ndabashuza abamunda bose ndikubashuza. N'abana b'abakobwa bose. Abakobwa bose bankunda. Ayuka ku mugore ari hafi ari kukumva. Ari hafi. Ari hano ari kukumva. Ibyo ni kwivugisha ngo by'abakobwa. Kavuga buhoro natanyuma. Nimugora muraza ingumi iraza kuvuga. Oya. Bora araza gutabara. Oya ntabwo byashoboka. Basezera nyine nta kundi. None twagera dute? Nyine ndi kubasezera nyine. Bakore na twa tuntu twose. Ariko nyine bakoze kuba mwanjirikanye ko mu munda. Nanjye ndabakunda mwese, babankunda mwese. Vuga mukore bya bindi. Ibihe? Ibihe? Ntabwo arabizi bivuge. Aravuze ngo mwibuke mukore subscribe nyine hahandi hose kugira ngo ibikorwa bya Big Kind mujye mubibona buri munsi kabisa, kandi ababikora murakoze. Hasi ubundi ntabwo wabishobora kubivuga.
hapi nabwo gerageza ubundi baca umugani ngo impamvu nashobora kubivuga umva reka mbanze nkubwire baca umugani ngo uzagerageza bikunanire ariko ntuzatinye kugerageza ugerageje bikanga uzagerageze bikunanire wagerageje ariko ntuzatinye kugerageza ngaho rero nawe gerageza wenda ushobora kugerageza bikakunanira ariko twese tukubwira ukuntu babikora ukava hano ubimenye ukabimenya burundu akaba ari naryo jambo umenya kurusha ayandi magambo ngaho gerageza avuga ngo subscribe bivuga bareba arasumva ko wabikoze vugira ngo mukore subscribe mukore subscribe munashyiraho comment munasharing Yohana kabisa akira imbere cyane